so reka nze mbakurira inzira ku murima nawe Brian bigiye ugende ubimenye. Ntabwo agombaga kunyibutsa ko yari umuvandimwe, ndabizi ko ari we, and he will still be my exactly. Ntabwo nzongera kwimenera. So ibi ngibi byo ugende ubishyira mu mutwe ubimenye. Nishaka kumusubiza nzamusubiza mu bundi buryo, ni umugabo nzagenda dusekurane, nitumara gukubitana ubwo uzarangiza undi ubwo azagenda bireka tumuga agende. Niko bimeze. So reka mbihereze iminsi. Reka mbihereze iminsi. Ubushatse gusobanura ikivuze ngo yabona mwene wacu ntabwo nakumvishe. Washatse kumininga iki umbwira ngo ndi mwene wabo Yago? Rwaritegereje ukazabikora rukereka kwica pano y'abandi. Nawe abatanga bamwe bari mwese muze hano yakubizana n'abandi magarisa ukadusharing kiraza kumwariraho rwagiye rukajya guhangana n'ibyo ruriho. Yabanje akarwana n'urwo ariko ko rutamworoheye. Yabanje akarwana n'urwo ariko abantu bari kuza bari gutanga ubuhamya, ntimwabibonye? Uri kumutumaho abantu wahamye hamwe cyangwa ukajya kurega mu nkiko niba uri kurengana. Niba kiri kurengana kubera kitajya mu nkiko, ndi kubabaza kubera iki atajya mu nkiko. Mugende mumubwire kabwirwe inkuru mbi. Reka abantu bari kuza bagatanga ubuhamya. Depression zarufashe zarwishe rurimo kuzanga kuza kumwariraho. Je sinjya afata Saidi ngo defata ntabwo ngende netre. Mfite uko nzadiringa na Yago ku giti cyanjye. Ureke kuza kwihisha mu izina ryanjye mu gahambi. Yago nzadiringa nawe ku giti cyanjye ngewe nawe. Nakubwiye ngo utabura. Uravuze? Kubwiye ngo utabura. Oya ntabyo guta. Nabonye biri kuza gake. Urimo kumva wanyanze Yago nga nawe zarangiza ibintu nawe ku giti cye. Urukumva saka n'urukumbi. Urimo kumva urakongera kwimenera bro. Urumva none aragakanye nshaka kuvuga manzu hangane. None se bari abaroke ntabwo ngenge kujajinga. Urimo kumva depression irazi ikagikurura. Why don't you facing ubwo wikoreye? Abatanga bamwe bari kuza barenze umwe kirahanga kiri ku bwano kakere kuvuga basta zakamye buriya ntabwo ari uko bikora. Ntabwo ari uko bikora. Njyewe nagufashemo bro, nagufashemo umunsi uzanshaka uzambwire ngo go ahead. Ibyo nzagukorera uzabibona. Ibyo nzagukorera wabibona. For your information, nturi hano sindi kukureba kankubwire ko nkurwaye. Bikubwiye nona ndakurwaye. Niba utaruna bizi ubimenye ndakurwaye. Ya ntabyo wari uzi se bimenye kabisa. Ndakurwaye for long time kabisa. Pio ni kabyihorere bro, you have no idea. Ndakurwaye ariko ntabwo ngenda mpubuka. I go slowly. Kandi impamvu urayizi wowe. Urabizi cyane. Nuza Canada uzinigure. So kubona ntabwo urabizi uramudamari wiki.
why don't you keep quiet? Niba uzakora live kwa kabiri ukarega, urabizi uyu muda ntabwo uramudamu agira control, ntabwo agira control uramudamu, uri kumusunikira muri zo hambwe wamuretse, warangiza ukaza kunshotora. Ntunshotere kuko ndamutse mbumbuye file yawe bitandukanye na birabyo bari kuza kwakizinga kuriya. So please ibintu ndabitwara gake. GODFATHER sinjya nataka umuntu. GODFATHER njyewe iyo maze umwaka ibintu biba expired. Ejo bundi narakumvishe feedback zawe na comment zawe narazumvishe. Tegereza, ntabwo njya nsubiza kuri social media, ntabwo njya nsubiza kuri social media. Bria social media mpavugira nk'umuhango. Iyo ngiye gukora ikintu manza kureba inyungu zirimo n'impamvu, niyo mpamvu mbireka bigacira nkabiruka bikarangira. Tuzanyitaki ko ntabikubwiye Bria koko. So mbabarira, oya reka nzececeke, reka ndwanye kamere ntavuga igihe kitari icyanyacyo. Gusa umutima n'amahoro urabizi, urabizi. Sawa, Thank you. naho kudasubiza yago nabikoze mbishaka. Nanze kumuha icyo ashaka, yashaka ngo musubize ndaceceka. Ntabwo byari ngombwa. Sometimes silence irasubiza. Nabikoze ubwende. Abantu bazi ko kugenda hari ukajya gusubiza ukavuza indi ariko kugira Abanyarwandakazi munkurikiye, Briane ibyo nkubwiye urabizi, wari ugiye gutuma ntoboka igihe kitari icyanyacyo, ariko Imana iramfashije mbashije kwifata. Umuntu utari bugere ku gihumbi ngiye kubamanura, nzamura abandi nimusabirize, musaba amakoyini, ibintu byo binihishamo. Niba utaragera ku gihumbi umuntu urangaha mukanya agiye kubamanura, nzamura abandi kuko ndumva aricyo twakora. Abanyarwanda mubwira abantu ntabwo byose ari kuri iyi pano, umuntu bita Mr. Sande namubonye arahari. Sande ngo ntabwo gukunda niko ambwiye. Nikakubwiye? Oh my God. Dore abandi bintu biri kubakorerwa uraho urwamagara Sande. Where are you? Begging. Oh my God. Uva muri dushu ugende wiyambura imyenda wirebe, usubize ubwenge ku gihe urebe. You will think twice. Niba ufite umutima nama uraza kureba.
ubu mborotse ntisabiye gift. Aha, nakuburutse ukaba uri hano, nakuburutse ukaba uri aha ngaha uri kwandika. That is not me. I didn't remove you, ntabwo ngiye barukomeze. Didn't block, nakuburutse ukaba uri aha ngaha. So icyo mvuga ni iki ngiki, tika tubyihorere. Ibyo kubwira ngo ntabwo nabikubwiye, uzi ukuri, urabizi. Godfather ni gakeya cyane uzuma agiye nkoreshwa n'amarangamutima, ntabwo ngiye nkoreshwa n'amarangamutima. Godfather ndagusabye wivuga, oya napfushije nabyihoreye. Nuko Brian yarangize. Sawa sheri, sawa. Nzi ko umutima nama wawe uzi ukuri, urakuzi cyane, ugiye usubiza amaso inyuma, urakuzi. Brian nakuramburiye ibiganza kuri platform iyi ngiyi. Ese muri bamwe mufite amashyari tabaho bro, aba bantu sina kaze ceceke nteye kuvuga nonaha bro, reka ceceke nteye kuvuga tu, reka ceceke. Ariko ntabwo muri beza, ninde muntu afunguye mic ariko ufite urusaku? We fresh bafunga mic yawe kangaka ndakamanura. So urumva kamere reka nze nyirwanye, urimo kumva kamere reka nyirwanye. Ntabwo guri inzira. Akasura naturika nonaha. Kanzanye ifungure. Ndikubazana. Bomoke. Oya tabomoka. Abashumbuye mu dukunda kandi narakubwiye nta munsi n'umwe amarangamutima njyewe nshobora kuyafata ngo nyakoreshe. Natinye Yago. Nshatse gusubiza Yago namanuka nkagenda tugaterana ingumi nk'abagabo, tugasekurana, tugasangira icupa tugataha. Ntabwo nzongera kwimena inda. Wabivuze neza ngo ni umuvandimwe. Yes, of course he is. Ugenda ubishyira mu mutwe ubimenye. Ugenda ubishyira mu mutwe ubimenye. Yes, of course he is. Nibwo ubyibutse? Wabyibutse nyuma? Yaba wabyibutse cyangwa ukanabitekerezaho mbere, ntabwo wari kuvuga ko natinye kumusubiza. Hello? Ntiba mushaka kugira ngo nkabamenere? Nibyo. Mufite imitima yanduye.
so ariko ndebera nk'ikigoryi bita Alice gishaka ukiboroke kabisa umaze epfo gatabwe muri Nyabarongo urumva nishaka kumusubiza mfite aho namusubiriza ariko ntabwo nzongera kwimena inda mumeze mute ndagaruka muri fake account uruvuga ngo Alice ngiye kumuboroka aravuga iyo afite ni fake account ati umuboroke ndagaruka mu yindi ntabwo bishoboka kugenda kwanyu ntibikunda ndakumborotse ngende cyo kuza mu yindi bro abasenzi bari determine bavuga ati ngo ndivada wamboroka urarushwa n'ubusa ndaza muri bank muri fake account ndaza muri fake account ikintu kimwe Brian ni ngusubiza cyangwa ngashaka kugusubiza ariko koko naguhisomo utigeze ubona mu buzima bwawe kuba winjira muri iyi industry va kuri ibingibi by'umuterana amagambo kuri social media naguhana ukavanaho tatu ukongera ukambara ingutiya ugafata ibitenge ukongera ukambara ukongera kunyara wicaye ntabwo nshaka kugerayo niba kugeza amasaha umutima nawe ukoma ukaba utazi ibyo wankoreye wabura inyamaswa reka mfushe ntabwo nifuje nire na rimwe kugeza igihe unsembuye ukantuka but do not try me. I pretend ukoresha uruhande ruri positive muri ibi bintu ariko ntukifuze kuri my bad side iyo ngiye kuzana uruhande rwanjye rw'umwijima ruba rubi cyane ndakuzonga nkagenda ngafata agacuma nkakaririramo amarira yakuzura nkaza nkayakunywesha ngo ndifata ko ngerageza kuba nice ku bantu ko ngerageza guca bugufi ku bantu ko ngerageza kwiyoroshya ko ngerageza especially abantu ba muri shop ko ngerageza kwegera buri wese nkamwereka uburyo ko nta hantu nabona umugati ngo ndikikwereka umuntu. Why? Jesus. Ibyo ntibirenzeho unsanze kuri pano ugiye kuyintukiraho no kunsogota nyuma y'ibyo byose. Ko muzi ko iyo nkubise ngusha nkagiye mundeka. Dusaba amakoyini. Ntandeho mundebo abantu banga mu ngeze kumbitse mani bongerere ni mungeze kugihombe Bossly ni buranga surprising na grand surprising nanjye surprising umuntu bita Sande na surprising gashumba abanza bitangiza ku gihombe imana ikagukubira
Gabriel Nkanda sawamba bari ukameza nka Galaxy ebyiri koko cyangwa kiragiye n'abandi bari hano ko mwatugira no muri gallery ya Godi mukayireba mukayikunda Imana ibamugisha. iririre iyanjye bindekera winsabira ndisabira iririre yanjye narize ndagupfa nahogoye Ashi mutremo dukunde. urumva ariko please tuzakora ikosa ryo kwataka Godfather. Abanyarwanda abanyarwandakazi uko muri kubireba ndabashishikariza